twongeye kubasuhuza nshuti mukurikiye Bwiza TV. Twagira ngo rero muri aka kanya tubararikire ikiganiro tugiye kugirana n'umwe mu bantu navuga ngo bakomeye muri politike y'u Rwanda cyangwa se n'akarere k'ibiyaga bigari. Ni ambasaderi, ni maître, umunyamategeko ndetse ni professeur. Ngira ngo kuri benshi bashobora kuba bafite amatsiko. Biratugora cyane iyo dutegura ibiganiro ku bantu nk'abo ngabo mvuze haruguru, tukavuga ngo reka tuvuge bivuge, ntago ari byo. Ariko noneho reka tubigerageze. Uwo maze kuvuga haruguru ntagire ngo kumwubahuka, tumwerekezeho kamera nawe abashe kuba yakwibwira mu buryo bw'incamake abakurikiye Bwiza TV. Murakoze. Nitwa ambasaderi Maître Nkongori, ariko ubwa Maître ubwo avoka nibwo nkomeyeho cyane cyane ko ngo muri minsi nongeye kwambara toje yanjye. Ariko hari n'ibindi yavuze mbona by'ingirakamaro mu buzima bw'umuntu cyane mu bihe byashize, ni ukuba umwarimu. Kwigisha, iyo wigishije umuntu amenya byinshi, harimo no gukunda urubyiruko, harimo no gusangira n'abafite inyota ubumenyi. Nkambona rero kuba narigishije mu byiciro byinshi by'amashuri ndetse no mu bihugu bitandukanye byo muri aka karere. Icy'ubwarimu kavuga uti ntabwo nakirenza, icy'ubwarimu nubwo ntabwo nakirenza ingohe. Kera habagaho no kuyobora za memoire, abanyeshuri barangiza bakandika ibitabo, ukabayobora nk'ubu mfite nka 18 20. Ni ubushakashatsi bukomeye ububitse, kuko ukorera kona diplomi akenshi mugeranya n'ukorera kona ipeti. Hari ibintu umuntu akora hitanze cyane, nta mibare yindi, buryo ukorera umushahara ashobora kunebwa. Maître rero akindi kintu nacyo numva gifite akamaro, kandi numva nishimira kuba naranyuzemo no kuba depite. Ukajya uvuga ute rya tegeko narigiyeho impaka n'abandi abaturage bibonaga gutya. Turaza no kubigarukaho nabyo ubona ari ibintu byiza. Turaza kubigarukaho tuvuga tuti nyakubahwa Maître ambasaderi, ni nk'irihe tegeko watoye ukavuga uti ntabwo nzaryibagirwa, uraza kukidusubiza icyo ngicyo. Ese ibihe wawe waragize mu bijyanye n'amategeko n'umwuga uvuga uti ibi bihe rwose ntabwo nyambyibagirwa, mu by'ukuri tubivuga. Ariko noneho iyo ureba Maître ambasaderi Professor Nkongori ukamureba mu mvi ze z'uruyenzi, ariko wakumva avuga ukumva mu mvugo z'ikiye bavuga ngo ijwi riraturika nk'ukiri umusore, ijwi rya gisore. Watusangiza ahanini ku bakurikiye Bwiza TV baba bafite amatsiko y'ubusore bwawe Maître, wenda uko wagiye uzamuka mu kubyiruka kwawe, ugenda uzamuka ukaza wenda kugira nko muri aho bita ubukwerere, kuko ubuzima bwawe bwari buhagaze bute, ubuto bwawe wazamutse gute? Yewe nakuriye mu bihugu bitandukanye, ariko cyane ubuto bwanjye nabaga mu gihugu cyitwaga Kongo, hanyuma kikaba Zaire, kikaba cyarasubiye kuba Kongo. Ariko mpagera muri 60 ibuvira, mu independence na Rumumba, niki nari muto. Wari mutoya ariko ubasha ko cyangwa se Rwagasore Burundi, gusubira Kinshasa nkavuga niringara. Urumva oyo kiringara nazamwana boka penza kitoko kabisa. Urumva ibyo byose mu buto nanyuze mu bintu byinshi, mu bintu bishimishije. Bishatse kuvuga ngo mu buto ikindi gikomeye, ubwo turi mu bijyanye n'ahantu warugeze ku hantu bavuga bati intore. Ariko gihe nabaye intore rwose, ndahamiriza. Maître rero mfite itorero. Ufite itorero? Itorero n'abatoza bitwa amadaridari, abitwa bajandaba, aho twabaga i Burundi. Nabyo ni background nziza ituma wisanzu ukabana n'abandi. Twari mu busore, ariko no mu busore nyabureka na siporo ntumuzayibagirwa. Siporo ka basket naragatera gapepepe ukagatera, hanyuma rero no koga mu kiyaga cyatanganyika. Mu kanya warugeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yari Zaire icyo gihe mu myaka za 60. Yari Kongo gusa, wenda iharanira demokarasi ni Kabila wabizanye. Ni wabizanye ejo bundi. Noneho uravuga uti n'u Burundi ushatse gufatanya background ku bijyanye n'ahantu na Zaire n'u Burundi gute bihurira he? Nuko byegeranye cyangwa habaga hombi?
ahantu hose narahabaye ndetse aho nabaye igihe kinini hari intambara yitwa intambara ya Murere yabaye i Kongo noneho turayihunga tujya i Burundi. intambara ya Murere Burundi rero nahabaye igihe kinini cyane niho nize amashuri makuru. niho wize amashuri makuru bivuze ngo aka karere k'ibiyaga bigari mu gihe tuzabona umwanya tukaza kukusura tukubaza ibijyanye n'akarere k'ibiyaga bigari ntabwo bizadukomerera cyane. Oya ntabwo bizabakwenda n'indimi zaho ndazizi n'imico yaho n'imisozi n'iki ndahazi neza. Maître se ko uvuze uti nari intore ndi mutoya mu buryo ubwo ni mu busore bwawe wagiye uba mu matorero niko bitubwiye none se hari nk'ibihangano waba warigeze ugira wenda twavuga tuti ibihangano bwite wahimbye imihamirizo cyangwa n'ubu ukaba wagaceka ubonye umwanya? Icyo navuga aho ugaceka nagaceka ibyo rwose nta kubishidikanyaho kandi bitaramo ndabikunda. bishatse kuvuga ngo uko navuze nti Maître iyo umureba ukabona imvi z'uruyenzi ariko wakumva ijwi riturika aho harimo n'umujyo w'intore uko byagenda kose harimo no kwivuga ariko harimo no kuririmba. Ukunda kuririmba cyane ko ntashobora kumara icyumweru ntaririmbye cyane cyane ko indirimbo nayo izana igisobanuro kirenze icy'amagambo. Ese ibyo ngibyo iyo uvuga uti nari intore usa nkaho wari umwihariko wawe cyangwa ariko ubundi ikintu nakubaje Maître aho ngaho wari uhari mu buhe buryo? waba uri umukongomani waje mu Rwanda? Reka ndi impunzi ya kera yatashye imbere y'abandi nicyo cyiza ndusha abandi uti yatashye imbere y'abandi. naho twahuze 59 jewe muri 44 nari nageze i Kigali nanatuye. Wari wageze i Kigali wanatuye? Ndi i Kigali rwose muri 84 uretse ko muri 78 umuryango w'abihaye Imana wagamo w'abayezuiti ni no bambwe batijya kwiga Butare turagutegetse genda Butare muri University Butare. Urumva rero ko i Rwanda ndahazi ariko no hanze ndahazi kandi aho nagiye hanze muri za 59 nkunda kuvuga ibintu wenda rimwe na rimwe abantu bamwe batemera navuga mu igerageza za jenoside rya mbere kuko jenoside bavuga ngo yarateguwe burya ntabwo ari ukubeshya kuko ubundi mbona basobanura jenoside bagahera kera guhera 59 yaratangiye yarabaye rwose na 62 63 wari ugiye kutubwira iki rero? Wari ugiye kutubwira iki kubijyanye n'ibyo geragezwa rya jenoside bikunda kuvuga wari ugiye kuvuga nibi? Nagiye kuvuga ko kugira ngo na jenoside unavuga ko yemewe ku isi no mu Rwanda yemewe yingiye muri 94 1994 ntabwo byari byoroshye kuko hari yabaye barayizibiranya pepe neza communauté internationale harimo Abanyamerika, Ababiligi, Abafaransa banga kwemera ko yabaye. Ni yihe noneho? Niyo ngira yatumye mpunga iyo yatumye mpunga mfite imyaka 7 ya 59 yari yo rwose ku buryo umuntu yavuga ko hari ibimenyetso byigaragaje muri 1994 kandi byasaga nk'ibyisubiramo byo 59 waducira mu mayange wenda ukavuga uti ABCD. Navuga nk'abantu nkomoko badata wacu bishwe navuga nk'umutware Mutembe wasezekeye umutware wa data n'abandi benshi bari baherereye he ngubwo ngiye nko mu majyepfo ndetse twabanje guhungira ndi muto cyenda byibuka muri Polasi ya Kansi noneho babona ko baza dusanga bakatwica noneho turakomeza tujya Burundi turakomeza tujya Kongo mu by'ukuri yari jenoside. Ubwo icyo bihuje maze kubonamo nuko kwishwa kuburabuzwa bitera ndetse n'umuntu guhunga ubihere no ku bwoko nicyo bitaga ubwoko yariyo. Twari tukiri mu busore bwawe rero none muri Kongo niho umuryango wawe wabashe guhungira cyangwa ni Burundi cyangwa waba ugiye muri Kongo gutembera kwiga cyangwa byabaga bimeze bite? Oya hose nayo kumwe n'ababyeyi banjye impunzi. Birumvikana abakurikiye Bwiza TV byarashobokaga ko umuntu ahunga kandi none nazantore navugaga burya ibyo twita mu Gifaransa
danse guerrière guhamiriza burya ukubita umugeri hasi cyane n'imyitozo ya gisirikare ubona bijya gusa iby'intore rero burya n'imyitozo n'urugamba rutarimba n'inganizi urumva harimo ikintu cy'ubusirikare cy'ingabo ni ukuvuga rero ko abadamu babyina bashyira amaboko hejuru wenda bigana amahembe y'inka n'uko inka igomagira kandi inka nayo ikaba cyakimenyetso cy'ubukungu n'ubuhangange noneho umuhungu we umugabo akabyina atabarira igihugu niyo mpamvu rero twabaga tukiri bato buri gihe abasaza n'abandi bose twajyaga guhamiriza ariko n'igitekerezo cyo gutoza bato ku munsi umwe azasubira mu gihugu cyabo nako bakanakirinda nako kabaga karimo ego rero ndasa nukomeza gutsimbarara cyane ku kubyiruka kwawe muri iyo myaka wari ukiri mutoya iyo urebye neza icyo gihe ukabona ko ababyeyi bari barahunze baragiye aho mu mahanga kandi birashoboka ko umuntu yashobora kugera mu mahanga agatunganirwa ariko ari impunzi ari mu mahanga birumvikana niki kintu cyateraga umutima wo kumva iteka umuntu avuga ati uko byagenda konse ndahamiriza ngana urugamba kandi byarashoboka ko washobora kuba warize ugakora ibiguteza imbere wenda niki kintu cyabasukumaga abantu gutekereza icyo kintu cyane ikintu niyo wagira uti iwanyu gakondo yawe aho ukomoka niyo wagira amafaranga angana ati icya mbere nta cyizere ko ushobora no kubirambamo ariko ikindi inkomoko yawe burya abongereza nibo bavuze ngo motherland igihugu mubyeyi iyo bigeze rero burya no kuba ubu ngubu tuvuga indimi nyinshi n'icyongereza kirimo iyo uzivuga cyangwa wazizi ukoresha ugenda uvuga ati aka kantu rwose iri jambo ryumva neza muri ngara haba ariho naritambutse iriya ndaryumva neza mu giswahili iriya ndaryumva neza mu kirundi ririya ndaryumva neza mu cyongereza nko mu cyongereza nka verb to enjoy kugira ngo uzabibone mu gifaransa birakugora cyane ushobora kuvuga amagambo 3 ushaka kuvuga to enjoy ariko kumwongereza we biroroshye afite n'ukuntu ababyumva kandi noneho icyongereza kiranoroha muri rusange kuruta igifaransa ukaba uvuga uti rero ibyo byose byajyanishaga no kuvuga ngo gakondo yanjye kandi noneho n'ikinyarwanda ku bijyanye no gukunda igihugu burya mu ndimi zo muri afurika navuze cyangwa nzi ikinyarwanda kiri mu rwego rwo hejuru rwo gukundisha bene igihugu cyabo ese ubwo ntabwo nashatse nk'aya nagize amatsiko navuga ngo muri ubwo buryo bwo guhamiriza kwiga nk'intore ntabwo bwari uburyo bwo kugira ngo ababyeyi bavuge bati iyi mico twajemo itazibasira urubyiruko rwacu tukisanga barimo babyina wenda nka ndomboro nubwo ntacyo byari bitwaye kandi wenda itari buze ibintu by'ubyarugamba erega twari mu makambi y'impunzi mwa twari abanyarwanda gusa ndavuga nk'i Burundi ariko noneho harimo n'ikintu muri iki gihe twita ubumwe n'ubwiyunge kuko iyo twahamirizaga nabaga ndi kumwe n'abana b'abatwa nabo bahunze n'abandi ariko noneho uko aribo bazi kuvuza ikondera yarishyira ku munwa wenda yewe nagiye hirya gato umukuru w'itorero kugira ngo anyigishe ko nagomba kunena umutwa akarivugizamo ndayaciremo n'amacandwe nanjye nkongera nkarivugiraho nta kunena guhari nicyo kintu cyo kubana nk'abanyarwanda cyo kumvikana nk'abanyarwanda no gusangira byose no gusangira ikondera no gusangira amayugi no gusangira iyo myitozo ngana-rugamba niyo discipline bati wowe urajya kuri rihembe urajya kuri riya hembe wowe uraza gusohokera ingoma nidutangira nabyo urumva byabaga ari ikintu kiduganisha ku bunyarwanda ku gukunda u Rwanda no gukundana nk'abanyarwanda ndakubwiza ukuri ko namenye ibyo by'abahutu n'abatutsi nabyumvise ari uko abajesuite bambwiye ngo garuke mu Rwanda ubundi ushobora kuvuga ati ndi umwega w'umukongori ndi umutsobe ndi umwenegitori
ibi byose byishwe muri gahunda ya umunyarwanda. ariko ibyo kuvuga ngo aho twaba kuvuga ngo uriya n'umuhutu uriya n'umututsi kiriya uriya n'umutwa ntabwo byakundaga nta nubwo wabonaga bifite umwanya munini. Ariko tukiri aho ngaho uvuze muti n'abantu babaga barahunze dukurikije uko politike ya kera yari imeze yo gutandukanya abantu ntabwo ibyo dushaka kugarukamo uti twabyinanaga n'abandi abitwaga abatwa n'abandi n'iki byose. Ese muri kiriya gihe cya 59 birashoboka ko hari n'abandi bantu twavuga ko bari mu gice cy'abantu batahigwaga cyane nabo bagiye batakaza igihugu bakaba impunzi mwagerayo nyine mukishyira hamwe nubwo batari benshi wenda ariko bagiye bose baba abahutu baba abatutsi baba abatwa mu by'ukuri muri politiki umurongo wa politiki bari bawuhuriyeho wari umwe so kweshya bari ba Unari rya shyaka rwose ryitwa Unari niryo bari baririmo kandi nabo ngabo uvuga abahutu abatutsi abatwa uretse bamwe bavuga ati umwami Rudahigwa yatanze n'iki byose ariko n'iryo shyaka ryahananiye independence ryari rizwi igihe mbere y'ubwigenge mu yatangiye naryo ryarabahuzaga ntabwo ibyo kuba abangaba cyangwa ngo agire ikibatandukanya ntabwo byari bihari ahubwo ikibahuza cyo bari bakizi. Bishatse kuvuga ngo mu bihe bikomeye ikintu kijyanye n'amacakubiri bamwe bagiye bigisha hashoboraga nuko abantu bashoboraga gutandukanywa n'ibyo bitwa nk'ibyo by'amoko ariko bakaba bashobora no gutandukanywa cyangwa se guhuzwa mu buryo cyangwa ubundi na ideology n'ingengabitekerezo rusange bahuriyeho ukavuga uti uwo wari we wese waba ufite imyumvire ya runari bashobora kuguhiga kandi ukanahunga waba umuhutu waba umututsi waba umutwa cyane niko kuko ndashatse kumenya ahantu abantu bahigwaga ari abatutsi bagahunga baje no guhura n'abitwa abatwa bo bahunze bate reka da hari abantu babavana mu Rwanda hose bajya kwatuza Bugesera ngo sese izabice ntabwo byarebaga ubututsi n'abandi barabacaga kubera ko bari mu ishyaka rya runari icyo ni ikintu gisa nkaho ari gishyashya ntashobora kumenya neza. Noneho rero twari kuri background yawe noneho ndashaka ko tuvuga Nkongori Laurent nka maître turaza no kuvuga Nkongori Laurent nk'ambasaderi Nkongori Laurent nka profeseri mu buryo bwihuse ubundi Nkongori Laurent nk'umunyamategeko byatangiye gute byaje gute twariho duhera? Yewe naje nizi by'amategeko ndi mu baha Imana ndi umujesuite utaraba padiri ariko mvikije uraduhera mu seminari cyangwa hasi seminari ni petit seminaire ariko nyuma ndangije college y'Igitega i Burundi nagiye mu muryango wa padiri wa Jesuite. Ubwo wawugiyemo kuvuga ngo urangije college wagugeze ni secondaire wagurangije secondaire ndayize secondaire nagiye mu Gitega i Burundi Igitega ariko njya ninjirira mu muryango wa Jesuite muri college muri 75 nigisha kuri Mbasirve kuri du Saint-Esprit i Bujumbura mpavanja mu novisi Cyangugu mpamara igihe gito imyaka 2 niyo bamaraga hanyuma mpavanja Kinshasa aho wari muri cadre y'abajesuite mu bajesuite namaze mu myaka 8 no kuvuga ko ubuzima bwanjye nibyo nishimira byinshi nabivanye muri compagnie de Jésus mu bajesuite twarimo tuzamuka rero ubwo ngubwo tugira kujya amategeko ubwo noneho navuga ko bantegetse kuza mu Rwanda kwiga droit no kujya kwiga amategeko no kugira ngo n'icyo gihugu cy'u Rwanda bamwe bari barahunze abandi byaharabaye ibi nibi abajesuite baba abanyarwanda baba abakongomani bahaze banahamenye wenda banareba icyo bazakora muri icyo gihugu mu myaka yindi. Aho rero bambwira ngo njye kwiga amategeko ndabaza nsiye ko amategeko ntatekereje kuyiga shaka kuzibera muganga ngo gende wiga amategeko ngo ndetse birashoboka ngo ushobora no kuzaba avoka uburanira abakene niyo mpamvu ntangiye mu by'ukuri iby'amategeko noneho nta kintu mu Jesuite nahe Kigali ubajije banzi ko avoka de pauvre avoka w'abakene ubwo rero nibwo natangiye gukunda ibyo kuburanira abantu none amategeko mwabyize hehe? Nabyize iruhande muri kaminuza y'u Rwanda muri kaminuza y'u Rwanda hari mu mwaka w'ubwo narangije iruhande muri 83 1983 bivuze ngo icyo wise kugenda ugaruka mu Rwanda n'iki bwa
turi byita ubutwari bwawe turi byita kandi abajesuite naje nkaho narije mu butumwa Kigali rwose ko beshya nibi ntabwo ari wabihisemo ntabwo ari wabihisemo ariko uko nari nasezeranye kumvira barambwiye ati gira Rwanda kandi wige du Rwanda ndagenda ndayiga ndangiza mfite amanota meza cyane ndetse nkirangiza ubuyobozi bwa kaminuza busaba ko naba professor assistant ariko uko Habyarimana watekaka ibintu byose atanga oda ko atanshaka nk'umwarimu iruhande icyo gihe. Ushatse kumbwira yuko tukiraho kuri Habyarimana nubwo ababyeyi barahunze sibyo noneho bahunze ujya mu by'abajesuite uraza bagushyiramo na bakwankuraje inspiration ku munyamategeko ese hari uburyo Habyarimana yamonitoringaga abantu nk'abo ngabo baba baragiye bakabagaruka bahindutse mbabare mu Kinyarwanda bihinduye cyangwa bahindutse abandi bantu ariko bari mu bahunze bagarutse mu gihugu Habyarimana yakumonitorinza ate kugira ngo Habyarimana kuri ibyo byo kumenya abantu na renseignement maze niki yari umuntu ukomeye cyane yarabishobora pe kuko nubona ari nkiri mutoya nza mu novisiya muri 76 ariko abashinzwe renseignement kwa Habyarimana bahise baza kureba umuntu waje none icyo gihe banabaza umugore ariko agira indangamuntu y'u Rwanda ku buryo indangamuntu ya mbere nayifatiye Kamembe ariko metre kuki utafataga nk'i Burundi ngo witwe umuntu ngo witwe umumissionnaire w'umujesuite uri mu Rwanda oya abanyarwanda bahungiye Burundi n'ahandi burya kuko kwikuraho ubwene gihugu kwikuraho kumva ko baye ikindi kintu atari umunyarwanda aho nabaga mu babyeyi ntabwo byanashobokaga erega data ni Burundi ko nationalité Burundi ntabwo byari koroha cyane cyane ko ntigeze nanabitekereza mu buzima hari bizo zirebye kuba bitoroshye kuba mutanabishaka nta nubwo nanabishaka hanyuma none umfata indangamuntu y'Ikamembe yanamfashije cyane kuko baravuga ngo ndi umushi nkavuga n'amashi noneho ni naho nabonye ko bandika mu ndangamuntu ko umuntu ari umuhutu cyangwa umututsi njya mvuga nti rwose Ikamembe bangire neza banyihera banangira umututsi ntari nabizi ko ndiwe wabyumvaga gusa ariko aho mbere mukuru nk'iga filozofi nabonye harimo nkora analize politiki niho naboneye bwa mbere ko ibyo by'amoko harimo ubuswa bwinshi cyane na idios ko n'umuntu utazi se na sekuru ngo nuko avuye i Burundi ubundi wa mugani bajya kubyandika mu ndangamuntu byagenze nagiyeyo ni padiri wagiye kunshakira indangamuntu none yabaye padiri wavuze ngo umututsi dekada yari umunyamahanga nta nubwo byinda yaranabizi ntiyavugaga n'ikinyarwanda kutagiyeyo nyine baje kubirota bate noneho bayimpaye indangamuntu mbona izina iki mbona ahantu twabahasibye hutubahasibye basigaho tutsi ukeka ko babigenje bate ubwo mva ko ndi umwana w'impunzi ko abatutsi aribo bahuze niyo mpamvu bari bafite ayo makuru yuko nubwo uri missionnaire mu Rwanda ariko waturutse ahandi naturutse ahandi ariko rero nibyo nita bigeze no kumpamagara turaza kubigeraho kubwa Habyarimana muri presidence bandenga ngo kwice kiribure turaza kubigeraho bampamagaye ngo nishe kiribure kuko kwa Habyarimana yakubire kumbuza gukora mu bigo no muri Trogaza aranyirukani niho wigeze kugera mu kanya ndi buhakubaze aha bino muri yakwitambitse ubwo twari tukiri ukuntu wagiye muri kaminuza i Butare urahiga ko utari ko ndashaka kuba muganga okay noneho ubwo urangije i Butare iruhande ndangije iruhande bantegeka abajuti bantegeka kujya kwigisha mu Nyemeramihigo ku Gisenyi muri college Nyemeramihigo mu by'ukuri icyo gihe muri za 82 na 3 nibwo navuye mu bajesuite 83 ni bari bagutegetse kujya kwigisha mu Nyemeramihigo ariko narahigisha mbana préfet de discipline nkora ibyo nkora ariko ibyo byamoko tubigarutseho njya nsetsa abantu nkabwa ntigewe rwose ndabizi ndanabyemeza ko ndi umututsi izindi gihe nabereye umututsi kandi n'urwego rwa leta rubifitiye ububasha bwabimpaye ntabandi murabeshye no kuvuga wowe umututsi wabihawe na leta Habyarimana mbabivuga ni kwa kuri gushira mu biganiro kugira ngo ubone ko ari ibintu bitari mu bwenge na gatoya ko n'umuntu utarabona na rimwe utazi se utazi nyina utazi hakomoka noneho ukamuhindanga muntu yanditsemo ngo ni umututsi ariko ubundi kuko bari bayimanye nayo gumanye imyaka myinshi naca kuri za bariyeri bakavuga ngo ni umututsi wapfa ariko ni umututsi w'umushi ariko naye nkavuga igiswahili n'amashi cyane bati murike yigendera ubundi se metre yuza gutungurwa nuko bashize bakoshe bagashyira akamenyetso
ku mutwa cyangwa ku muhutu byari kugenda gute byo nabyo nayo kubigumanya kuko wari kuvuga uti nabwo ndi umuhutu wabuhawe na nayo kuzava ntige ni umuhutu wahawe na leta ubwo rero warangije ariko byose mune urumva mbivuga mu buryo kubiseka it doesn't make sense nta bwenge burimo ko umuntu utazi ukamugerekaho ibyo ngibyo kandi ibyo ngibyo mvuga umenye ko bishobora kuba byarateje n'ibibazo mu gihugu rimwe na rimwe si kuko si kuri wenyine byabaye no kubana akavuga ngo mbakara mu byangombwa cyangwa akajya kubisaba ati gende bose akarahira ati genda umuhutu pe kugira ngo naho yicira ariko noneho nyuma ejo bundi bene wabo bataha atariko uriya ni data wacu uriya ni abandi bakati bigenze biteze noneho urumva nta bwenge burimo ariko ubundi kinani umurisansiye wese kugira ngo akore muri leta cyangwa mu kigo cya leta ni Habyarimana babyemeraga nta wundi byabaga muri perezidansi ni perezidansi rwo Habyarimana ndibuze kwihuta cyane abantu washatse kuhititsa cyane uburyo Habyarimana nawe kuko umva niba perezidansi yaremezaga umurisansiye kandi nawe umaze kubona lisansi akaba yagiye kuba n'intambamyi turi buhajye mu minota itari myinshi ariko none nashize kugaruka inyuma ngo ko wari umunyamategeko urangije umunyamategeko wigishaga iki aho mu Nyemeramihigo n'ahandi wagiye mu bwarimu uti ko byumvikana ko utari ugiye mu cy'abajesuite bagusabaga bati nurangiza kwiga uzaburanira abakene burya hari section yo muri za secondaire sinzi ko igihe hari yitwa droit d'administration nigishaga n'ubundi droit ariko nigishaga n'igifaransa ariko cyane umurimo ukomeye ni ukubana n'abanyeshuri nka préfet de discipline niyo waje warushe uko babyuka uko baryama kandi kuko nari nkibashije no kubatraininga muri basket na kubajyana gutera umupira umurimo wanjye wibanze kandi numva wangombwa mu ishuri ni ukuba préfet de discipline maître rero ambassadeur tugiye kuhagera mu kanya wasize umuryango i Burundi uza nk'umumissionnaire mu bajesuite ubugiye muri kaminuza urize wakomeje gusura umuryango wawe mu Burundi cyangwa byagenze gute ngira ngo byatumye mfungwa mu biso mu bambere igihe cy'ibyiso icyaha bandegaga cyangwa impamvu banankekaga ko ndi inkotanyi nuko nagendaga cyane najya gusura ababyeyi banjye aho ngaho najyagayo nkaca mu Bugesera nkakomeza Kirundo nkagera mu Yinga ndetse rimwe ni Bujumbura nkajyayo n'ikinshasa kuko nari narahabaye aho mbere avoka hari n'amadosiye amwe najyaga njya Kinshasa ku buryo bamfata babonye passport yanjye nafatiye Kamembe Nyarwanda ya mbere none bagasanga harimo amakashe y'ibihugu nagiye muri ishuri nasohotse bakavuga ati nta kundi akorana n'abanyarwanda bo hanze agomba kuba ari inyenzi inkotanyi ariko rero ntabwo nashoboraga kubaho ntabwo nabashaka kumara igihe nagiye kureba ababyeyi banjye mwamwarigeze mugira igitekerezo cyo gucyura ababyeyi mukavuga muti twageze mu Rwanda nubwo bitameze neza ariko uri umukozi watangiye gukora amafaranga uri umwarimu n'iki ukavuga uti ariko mwakwambuka mugataha nkuzegeje nkubwije ukuri rero nanjye ntabwo nabihisemo cyane kubuza mu Rwanda nasanze bene wacu mu Rwanda cyane mubyara wanjye ntiyaza kuvuga izina n'abandi namaze guhambira utwanjye ngo njye i Burundi nkomeze sanga ababyeyi noneho bakora inama ababene wacu baravuga batari ko se uyu musore ugiye kuba umwarimu i Burundi yarize droit yarize philosophie wamushakira akazi mu Rwanda kandi igitekerezo cy'uko n'abandi bazataha cyari kimaze kumenyekana iwabo ko bazamusanga ahubwo bakora udufaranga dutubutse akajya bashyira ku gafaranga noneho uko numviraga bene wacu usanze aha ngaha bakora inama baravuga ati maze rero ntugende ahubwo ujye hari umuntu wari umuyobozi baramubwira ngo ninza kumusezera uko nagomba gufata amabaruwa bishyira bene we Burundi ngo ahita ngumana aho ngaho ngo ahita mu kazi nguma mu Rwanda ubwo mu Rwanda ariko ribyo nabonaga ntabwo nayo kwifuza ko wacu baza cyangwa mbazana ujye wabonaga niba iki cyo gihe byari biteye ubwoba byari bihari icyambere kibi twakize ikintu cyaguhamuye cyambere n'ukuntu bakugize umututsi batakuye ni nacyo kirimo ariko icyo kivuga icyo ni ivangura rishingiye ku moko ibyo ngiye
kwihanukira uti byanze bikunze buri ndangamuntu ndandikamo ubwoko, icyo cya mbere nabonye ari ikintu kibi. Ariko noneho ngereye i Kigali, nkora i Kigali, nkabona ibintu byose nakare naho ukomoka, ni ubuhutu, ni ubututsi, ni ubuhutu, ni ubututsi, batangiye byari byinshi byagaragazaga ikintu cyo kwironda. Ibyo rero ntabwo waba ubirimo ngo ukunda wibereye hanze, umubyeyi wawe cyangwa umuvandimwe wawe ngo umubwire ngo garuka, kuko hari n'abazaga bavuye hanze wenda ku kibuga cy'indege bashaka gukomeza ngo bajye kureba ababyeyi babo, bakabavana mu ndege bakaza hariya hari ko aho bita ku bajepe hariya haberaga ibintu bibi cyane. Hari n'uwahungiye iwanjye ariko yari afite pasiporo yo muri Canada, noneho njya muri ambasade ya Canada, hari umuntu w'umunyarwanda w'inkomoko n'umunyarwanda ariko afite pasiporo yo muri Canada, yihishe iwanjye, ndashaka ko mumufasha akajya i Burundi kuko naguma aha baramunyambura bamwice. Hanyuma ambasade ya Canada iramufata imujyana i Burundi. Icyo nkomeza kumva uvuga nuko ubwicanyi bwo umwe bitangwa kamwe bwabaga buriho ariko butaraba karundura. Ni ukuvuga ngo bashaka kuroba umuntu bakamwica muri icyo gihe. Erega burya niyo umuntu utamurobye ngo umwice no kukamujyana muri gereza agafungirwa hatazwi, cyakamara igihe kirekire no kumukorera torture birimo kumujyana aho abantu bitaga muri Sesera, muri renseignement zo kwa Kinani bazitaga Sesera. No bakamukubita bakamugirira nabi. Sesera byo gusesera cyangwa n'amagambo yabaga agomba kuba ari abbreviation ya renseignement service renseignement b'ingiye, ariko abanyarwanda twese babitaga Sirete, service de sécurité. Ariko noneho abantu bose batobara kujyana muri Sesera, wakumva Sesera ubwaho ko atari ijambo ryiza ukumva ari bibi nyine, bakamujyana muri Sesera aho ngaho bakamutocaringa urumva rero ko ntabwo nigeze na rimwe, ahubwo uvuga ko nahoraga niteguye nanjye kuzagenda, ariko noneho urugamba rwa FPR rwatangira n'iki byose, noneho biza kuba ngombwa cyangwa na sikozi bako nanjye ndwana aho turahagera mu kanya aho ndi aho turahagera mu kanya haraho agezeho amashyaka menshi cyangwa turahareba mu kanya ubu tujya kuri background yawe. Haraho uvuze uti umuryango abake bari no bakora inama cyangwa uko banganaga kose mbise bake ariko bari bahari, noneho ukavuga uti ntabwo hari ahantu ho kwifuza gucyurira umuryango mu gihe byari gushoboka nabwo, kuko hari ibitari no gushoboka. Ese ko amateka y'ibiyaga bigarasa nkagenda yisubiramo, ndetse bamwe bakanavuga atajya guhuza ajya gusa, bivuze ko ababyeyi babo bari bo hari hameze neza nko mu Burundi, ko tuzi ko naho amateka yaho akunze kugorana cyane ajya gusa na yacu, cyangwa ni hantu uvuga uti nubwo hose hagoye ariko nibura hariya. Reka da iby'i Burundi mu by'ukuri byatangiye guhinduka aho n'igihe cyabagaza nta bintu bibi cyane byari bihari. Ntabwo ubundi aho abanyarwanda mu makambi y'impunzi bari bitunze bahinga babana, navuga ko hari byanabatangaza bari bafite n'inkiko zabo abanyarwanda bafite inkiko z'abanyarwanda aho bahungiye, gacaca yabo babana hagati yabo. zakorwaga gute zo gacaca? Oya nuko ubona umuntu abyita gacaca, arega bundi gacaca n'ubundi yahozeho kujya mu nkiko za kizungu. Nshatse kumenya bashobora gukemura nk'ibibazo bifite uburemere, ariko bakemuraga ibibazo bikomeye byinshi ra. Urugero urugero navuga nko ubwambuzi, umuntu abera imunda amafaranga yanze kuyamuha, cya ubujura, yaragiye ari mugoroba ashorera inka barazimufatana, gusarura imyaka itari yawe, n'ibibazo by'abagore n'abagabo bashoboraga kubikemura, bagaca umuntu ikibindi cy'ikigage cyangwa cy'urwagwa bikarangirira aho ngaho. Bishatse kuvuga ko abanyarwanda bahunganye umunyarwanda, bahungana n'umuco n'inkiko n'iki byose, bati tutaza kuba mu banyamahanga bashobora no guca imanza zo hagati y'umunyarwanda wahunze n'umwenegihugu waho. Ni hagati y'umunyarwanda gusa n'undi. Nibyo bakoraga, kandi babikora kugira ngo abarundi abandi batamenye ibibazo bafite hagati yabo.
bakaba babaveyuka bakaba babubahuka ibintu bya hari nk'uwapfuye wenda byajyaga mu manza za leta y'u Burundi ariko ibindi bibazo bisanzwe barabikoraga nubwo mvuga ngo waheze uti nibanyohereje kwigadurwa ariko kuko najya kumva izo manza nabyo no mu buto bishobora kuba byaragiyemo iyo inspiration barahazamukiye njya mbiganiriza abo twakuranye muri icyo gihugu niyo mpamvu nabonye umudari w'ubavoka mu Rwanda nk'avoka wa mbere waharaniye ko bitangiye uri mutoya ndavuga ngarutse mu Rwanda nkorino iyo abo twarera ngo bavuga ati metre ntideka danije nabitangiye kera kwa kanaka kwa George kanaka baba bazi abo ngabo bacaga imaze utireri Burundi byari bitarakara cyane kubyo bavuga ngo uko biri kose hariya haratekanye kurusha hano nubwo ari iwacu ku bijyanye n'umutekano wa buri munsi kuko ahangaha wajyaga ku kazi cyangwa wagenda ntabwo waga wizeye kuza kugaruka amahoro iyo waganiraga n'abanyarwanda bake mu muryango bari barasigaye ino wabonaga ari banda rwemeye wabonaga ari bavuga bati natwe isaha yose twasanga abavandimwe bari hakurya babaga bafite buriya bene iyo miryango yabaga yarasigaye ariko ifite n'indi yahunze utekereza ko yabaga ifite mu ibitekerezo ki muri bo ngewe mbona abanyarwanda bari barababaye cyane bikomeye bari barababaye ku buryo no kwizera kubaho cyangwa no kuba bamenya ngo se turakora iki tureka iki hari indirimbo mbi muri jenoside bashyiragaho za ndirimbo nyine zo kuri RTRM inyibutsa yerekana ko umubabaro n'agahinda gasaze abantu bari barimo n'agahinda babanaga nako ukabona abantu babaga barihebye cyane birenze ku buryo no kuvuga ngo niruke nsigiye interahamwe 3 ziri hariya abantu ntibaboneraga imbaraga ni ukuvuga ko noneho kera jenoside irangiye mu nzibutso iyo ngiye kuzisura n'ubu cyangwa kuhareba n'ubu nkasanga uko bifashe gutya intumbi wapfuye ameze atya undi afite ishapure undi afite umusaraba binyereka ko kubemera babona ko igisigaye n'ibijuru bibaho nta kindi uretse kurijyaho metre ubundi bavuga ko nubwo tubaye nk'abatandukira gake bavuga ko kuganira n'umusaza ari nko kuhuri mu nzu y'ibitabo ibyo rero aya magambo urimo kubwira abakurikiye Biza TV ni amagambo bigoye ko umuntu yabwirwa n'undi wari wese ngiye kubaza ikibazo giteye gutya kandi niho warugeze no mu rusobanuro ikintu cy'agahinda gasaze no kwigunga gukomeye kwabaye mu mitima y'abantu kikaba nk'ikintu gitsitse ku mitima cyatumaga nk'umuntu nk'uko bivuze avuga ati ariko mfite umuvandimwe wahungiye Burundi ibyaha biranze n'ubundi wajya ugenda umwe tukajyayo kingibukije ubona ari impamvu ki kandi jya gusa niyo wavugaga yuko nk'umuntu yashobora kuba atuye nko ku Kanyaru ese akaba atuye wenda inemba n'ahandi nkaho ariko akaba yabona nk'isaha nk'eshanu zo kwambuka ariko ntiyambuke akagwa ku butaka bwe kandi areba hakurya ugitekerezaho iki ko nashatse kugihuza n'icyo muvuga mu kanya buriya niho uvuze wabonaga n'ikintu cyo guhunga bati ukujya kubona abantu bapfuye basenga bajya gute cyaba cyari ikintu cyari gitsindagije cyo kwati dusa nk'abamaze kutabaho n'ubundi reka duhebe rwaje ariko urazi politiki inyuma ya Habyarimana yavugaga rwose ko abanyarwanda u Rwanda rutege niyo babisha hariya ku Kicukiro ati no abantu babagizi ba nabi baje nta amahoro arahinda no muri jenoside hariyo bajya kuri radio ngo ni mu ntambara icumu ari kugira ngo beruganize bongere bici politiki Kinani yari umuntu washoboraga uzi kubeshya n'akarimi keza none hariza akajya no mu kiliziya akanahazwa akajya Buruseli ko yagera uzi ko ngo yageraga mu Bubiligi mbere yo kubonana n'abategetse akajya muri chapelle y'umwami akamara igihe asenga abatora perezida n'umukirisitu cyane ese ntiwageze Kanombe ngo urebe chapelle ye harimo n'isakramento mutagatifu oya no mu misahitaga kuri radio Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 bakunda gumamo ko umushyitsi mukuru muri kiliziya runaka turashaka kuvuga muri aka kanya
yabaga ari Habyarimana banabivugaga. Urumva rero ku muturage kubeshya muri ubwo buryo umuturage naho iterambere ryari rigeze n'imyumvire aho yari iri. Wavuze se no banyakwishwa ko yageraga n'igihe agashakamo n'inshuti nabo baganira. Ushatse kumbwira uti kagahenda kabaga gahari ariko akavuga tubanze humure ribonetse, reka ndebe. Noneho ati bakumva ko hari n'uwo yakiriye bazi neza ko ari umututsi, ariko muri jenoside ntibabuje ko babica. Ni ukuvuga ko ikintu gituma umuntu ahungabana cyane agatakaza ubwenge, ikintu kibi, kwicwa n'ibibi cyane, ariko kuvangurwa, gutangira primaire uvuga ko utazayirangiza. Umwarimu akata abatutsi n'abashyira urutoki hejuru, aho banditse hose, hagiye hose, aho ugiye hose mu gihugu, kandi umwana agataha akabwira iwabo ati iwacu mu ishuri batubwiye ngo tugire gutya, ngo tugire gutya, ati abana b'abatutsi bavuze ngo ntibajye ukwabo, abandi bajye ukwabo. Icyo gihe kumara, yewe uko niko bisobanurira, kumara icyo gihe cyose umuntu ari muri iyo situation muri iki gihugu, nta kintu gishobora gutuma umuntu gishobora guhahamura, gutakaza ingufu. Ubwo bwoba bwose ukavuga uti nta bundi butwari burenze bwavamo, kandi ubona ari leta ibiriho. Ikindi gikomeye ni uko we niba uhunze abusize inyuma baramererwa nabi. Ntabwo ari kimwe na cya gihe cya mbere bagendaga ikivunge bose, ariko nuvamo wowe ukagenda cyane cyane n'iby'inkotanyi bitangiye kuvugwa, ubwo uwo muryango usize ubaye umuryango w'abanzi. Uri kuri liste yanditse, apana kuvuga ngo ni liste y'amagambo, kuko nyuma ya jenoside FPR maze gutsinda ni mwagiye mu biro, mu buyobozi, mu tugari, mu iki, gutoragura udupapuro. Aba liste zabaga zikozwe, zarakozwe kera, ukavuga nka uriya ni nimero iyi. Ni ukuvuga rero ko muri ibyo ngibyo umuryango ufite umuhungu, umukobwa bagiye hanze, wabaga kuri liste mu ba mbere bagomba kwicwa, kandi abo ngabo babaga babizi. Ukaraba kugira ngo utahe ugende usiga bawe, n'icyo n'iki, hari ikintu cy'urujijo. Harimo urwo rujijo uvuze, hari ubwo uvuze mu kanya uvuga uti n'iyo politike y'ikinyoma yarumaga igahuha, ukavuga uti ntacyo nibura bwo wenda hakurya Kicukiro bibaye tukaba twumvise ihumure, ubanza Kabeza ari bizima, kandi nta kizima kirimo. Byari byiza ko naho ngaho tutaharenze ngo rero twarimo tuvuga metre nk'umunyamategeko. Noneho rero wagiye mu burezi, twenda gusoza ikiganiro igice cya mbere. Muri aka kanya nkubaze, wigishaga droit d'administration, ni ryari wabarabashije kwinjira mu buryo bw'amategeko nk'umurimo noneho ariko bitari ibyo kwigisha? Niyo kwigisha mu by'ukuri Habyarimana amaze kuvuga ngo simba umwarimu kandi ko conseil de faculté. Urananyibukije ubundi wa mugani Habyarimana ko noneho nagize inzika, umujinya wa kigabo. Noneho FPR tsinze, tubonye leta itavangura, ndavuga nti bya bindi ibyo muri leta Habyarimana yambuzaga byose nagerageje kubigeraho. Ariko metero mundi ko Habyarimana wemezaga ko abazisansiye babona akazi, wabonye akazi mu Nyemera-mihigo gute kandi wari lisansiye? Erega ntabwo na Kiliziya Gatolika turaza kuyigeraho. Kiliziya Gatolika yarayubahaga, none se nige wamwatsa akazi mu Nyemera-mihigo se? Nta nubwo nanahembwaga n'umushahara sinari nkuzi. Reka da, wari mu volontaire. Oya, amafaranga yatwarwaga na ekonome w'ikigo. Jewe nari ubihaye Imana, ntawo mpuriye na leta ya Habyarimana, n'umushahara wawo ntawo nzi. Nta naho uhuriye no kukwemeza nk'umukozi superior yarabizi uko bigenza. Kuko twagira ngo dukure mu rujijo abantu badukurikiye bataza kuvuga bati ko metre yavuze ko nta lisansiye washobora kubona akazi atabaye approuvé na présidence, we yabaye abihaye Imana. Superior afata liste cyane cyane ko ikoreje Nyemera-mihigo kuva kera, wenda bihindutse vuba aha, yayoborwaga n'umuryango w'abajesuite. Kuva habaye igihe cy'imyaka. None niba abihaye Imana banaba bafite ishuri, nubwo leta yabafasha, nibo baba bariyobora, bakagenda barya kurikoramo. Cyane cyane aba mbere nabari umuryango w'ibihaye Imana uyobora iryo shuri. Gihe barambwiye ngo njya kwigisha ibyo kwaka akazi, impapuro, wenda padiri mukuru yarabitwaraga muri ministère de l'éducation n'iby'imishahara, ariko jewe ntawo nari mpuriye nabyo. Ahubwo nyabwira abantu kuva nabaho leta ntabwo ndaka akazi, nta kazi nari naka.
uretse kubona ko ku ruhande ntahawe ariko ubundi kwaka akazi ntabwo nigeze mbikomeraho cyane gutyo naho nakoze muri Electrogas Habyarimana naho akabasaba ko bahanyirukana nibyo nababwiraga by'umuryango wanjye wari inubatire ukuntu babona agafaranga uzafasha ababyeyi ariko ubundi nta kumva ngo ese ndabona akazi kandi n'umututsi cyangwa wari wagezemo gute muri Electrogas ko nshimye yuko naye naze kubivuga n'ibijyanye n'iya nama yabaye ya bene wacu bati bakajya kunyakira akazi mwibanga none ntagera ngiye kumusezero wari umuyobozi waho ndashaka nje gusezera twari tuziranye yarazanye n'abandi banyarwanda benshi baba hanze ati we icari utangira akazi nkakora ntafite uburenganzira buhabwa na kinani mpamaze imyaka 4 ministre la présidence niwe wandikiraga Habyarimana ngo le président de la République mu charge de ngo président ansabye abwiyandikira directeur ko uwitwa Nkongori ava muri Electrogas akagenda kuko ari hahakora mu buryo butemera amategeko ko atayiswe na Habyarimana mitamavu noneho umuhindi wubakaga Tegisirwa angira chef du personnel muri Tegisirwa ariko naho mbabwiye nuko bambwiye kwangaje abakozi bazakora ku mashini ndende umuntu wagomba kuzikora akagomba kuba afite metero 1 na santimetero 75 bakubwiye kwangaja abakozi muri Tegisirwa bakora ku mashini zari zaraguzwe muri Amerika baguhana metero baguhana uburebure uruganda rwakoze izo mashini ni rwo rwavuze bagomba kuzikora uko bareshya atarengeje imyaka 20 hagati ya 18 na 25 afite amashuri 3 yisumbuye afite metero 1 na santimetero 75 noneho njya ku rukuta nshiraho irati ndakata uje wese nkashyiraho agahanga gutyo nkabona ko noneho muri seserana babwiraga muri presidence barampamagara bati metero hari convocation nguru tubwire ukuntu upima abantu burebure oya icyaha kwice kiribure ni ho wavuze kwica kiribure ni iki infraction ari nkurikiranwe Maître Nkongori rero turi mu kiganiro hano tusa n'abashoje ikiganiro cyice cya mbere noneho ijambo duherukiyeho no kwica equilibre tugiye mu kiganiro cya kabiri mu kanya turi buhere n'ubundi kubijyanye nuko nicyo equilibre bivuze